Muraho neza, nitwa Vincent. Ishyano ryaguye mu gihugu cy'u Rwanda. Abashinwa baba mu gihugu cy'u Rwanda bakoze ibitangaza, dore pipinyeri y'ibitoki byeze. Ukibaza uti iki gitoki kizajya kigura ngahe? Ese iyi pipinyeri bayikoreye hehe? Iherereye mu kahe karere? Ibi biri kubera rero mu karere ka Nyagatare. Abashinwa rero baba mu gihugu cy'u Rwanda murabizi ko bateye imbere ndetse banatekereza cyane, batekereza kuturusha gutekereza kwabo, dore ibintu bije kubyara. Mu ndebere namwe ibitoki biri muri pipinyeri, ariko ngo bagiye kuzajya babigurisha. Ukigure kimeze gutyo, ugende ugitere mu murima wawe, ngo nyuma y'iminsi 7 kizaza kiraba cyeze. Mwibuka se iby'inkoko za koroyira zatereraga iminsi 3 ndetse n'iminsi 4 n'iminsi 5 kandi gatera amagi menshi cyane? Dore ibitoki nabyo bije mu gihugu cy'u Rwanda. Nyagasana babashinwa ko batuzaniye ibitoki, ahari ubu ngubu tuzarusya hora bya bitoki by'ibinyarwanda bya fiya, bya poyo, bya kivuvu, bya kamara ndetse n'ibindi byinshi cyane, aho ntibigiye kuva ku isoko. Umushinwa rero azanye igitoki cy'ubwenge, igitoki gikomeje gutangaza abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Bari kugenda bavuga bati ibi bitoki bibahora, ati si ubu bitoki ni bwoko ki? Igitoki kimwe rero bagiye kuzajya bakigurisha 5,000 by'amanyarwanda, kugira ngo nyine nawe ugitunge cyangwa se ukijyane iwawe nyuma y'iminsi 3 cyangwa 4 ngo kizaza kiraba cyeze. Nk'uko muri kubona muri screen zanyu rero, ushobora kubona iki gitoki ukavuga ati ubuse ko cyeze, wakijyana ukakimaze iki? Yego, bagikura muri pipinyeri kimeze nkaho kigiye kwera, kuko bafite imashini ziba ziri kubikuza buri munsi. Rero igihe ukuye mu murima cyangwa se ukagikura hano muri pipinyeri ukakijyana iwawe, nyuma y'iminsi 3 gishobora kuba cyahiye, cyangwa se wabura kiryo nabwo ukaba wakirya mbese. Ariko akenshi ibitoki uyu mushinwa yavuze ko agiye kuzajya abikora kugira ngo inzoga ziyongere, kugira ngo nyine ibitoki nk'ibi ngibi babikuremo inzoga nyinshi, byumvikana ko ari iby'inzoga. Uyu ni umushinwa rero muri kubana na musirikare n'izanyo, akaba ari nawe watangiza uyu mushinga. Gusa afitemo n'abandi bakozi benshi cyane, harimo n'abandi bashinwa bagenzi biwe. Izi pipinyeri rero z'aba bantu ziri gutanga akazi ku bantu benshi cyane bo mu karere ka Nyagatare, kubera ko nyine amafaranga yarabuze. Ariko nanone umushinwa we atekereza ahantu amafaranga yava, kandi agatekereza n'icyagirira akamaro igihugu, utibagiwe n'abaturage muri sosiyete. Abantu rero bakomeje gutangarira iyi pipinyeri igiye kuzajya yeza ibitoki mu minsi 5 cyangwa 4, ukaba wejeje igitoki cyawe. Bakibaza bati ubu bya bitoki se by'ibinyarwanda twari dufite bizagenda bite? Bya bitoki twakuraga mu Bugande tukaza kubitera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho bizagenda bite? Ntibivuye ku isoko. Mu karere ka Nyagatare rero ibi bintu niho biri kubera. Niho uyu mushinwa yashinze pipinyeri yiwe, aravuga ati reka nze nihere abaturage akazi, ndetse nabafashe kuzajya babona inzoga ku gihe batiriwe birabagora ngo bisabe kuba igitoki cyakwera kikana kikamara iminsi ngahe cyangwa se kikamara ukwezi kikiri mu murima. Ati iki ngiki cyo nako kanya kikaba cyeze. Bakigukurira rero muri iyi pipinyeri kimeze nkaho kigiye kwera neza, hanyuma ukakijyana mu rugo iwawe. Nyuma y'iminsi 3 cyangwa 4 ushobora guhita wahita ugitema, hanyuma ukagitara, ukazakuramo imineke cyangwa se ugakuramo ibindi bintu by'imitobe n'inzoga muri rusange, kuko ibi bitoki umushinwa yavuze ngo ni iby'inzoga. Ngayo nguko rero abantu bateherera hara mu karere ka Nyagatare. Umushinwa ari gutanga akazi, kandi umushinwa ari no kugurisha ibitoki biri muri pipinyeri. Nyuma y'iminsi 3 cyangwa 4 ugahita usarura ibitoki byawe. Ubwo rero abahinzi b'urutoki nababwira iki mu karere ka Nyagatare niyo biri kubera ngo abantu mwese mugende mujye guhahayo ibi bitoki. Ni igitoki kiri muri pipinyeri kimeze nkaho kigiye kwera, kubera ukuntu imashini ziba ziri kubikoresha rero. Hanyuma nawe ujye kukigura nyuma y'iminsi 5 cyangwa 4 cyangwa 3 ngo kiba cyeze, ugahita ugisarura, hanyuma ukagikoresha ibyo ugomba kugikoresha. Gusa ibi ni ibitoki bitari kuvugwaho rumwe n'abantu, kubera ko bari kugenda bavuga bati isi ibi bitoki byaba bibaye nka za nkoko za koroyira twumvaga bari kwamamaza ku mbuga nkoranyambaga, ariko wazigura nyuma y'iminsi ingahe zigatangira gupfa. Ati ibitoki hari tubiguze nyuma y'iminsi ingahe bigatangira gupfa, bazatwishyurira hehe? Ndagira ngo mbwire ko ibi bitoki bavuze yuko byemewe kandi bifite n'ubuziranenge. Ubwo rero umuntu uzajya kukigura no kubishira harimo ubwishingizi, byazapfa
bakagusubiza yawe. Ntumbaze uko bizagenda, gusa ni ibitoki bigaragarira ijisho, ni ibitoki bikomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Bari kuvuga bati abashinwa baragahora mu gihugu cy'u Rwanda kuko baduhuremeye akazi ndetse batweretse n'uburyo bushyashya twakweza mu bitoki vuba vuba tudatindiganyije, hanyuma tugahita tubyibyaza umusaruro, mu gihe ibindi byamaraga umwaka wose mu murima utegereje ko cyakwera kikana hanyuma ukabona kugisarura. Ubu ngubu abashinwa bo rero mu bwenge bwabo, muri tekinoloji zabo, bavuze bati reka nze tubibyaze umusaruro ibi bitoki. Ngayo nguko rero ibya pepinyeri hariya mu karere ka Nyagatare abashinwa bazanyeyo. Ubwo nawe niba ushaka guhaha ibitoki byakwerera iminsi 3 cyangwa 4, nyarukirayo hanyuma umushinwa aguhereze ku bitoki byiwe. Ndetse ushaka ngo no gukora pepinyeri wawe yabigukorera, ariko bisaba amafaranga menshi cyane hari kuko imashini bari gukoresha, murabizi by'abashinwa bari imashini, abari tekinoloji ihambaye. Sinzi ko wakenera kuyishyira iwawe ngo bizakunde, gusa ngo bazajya bagenda bagura amashami uko bukeye n'uko bwije mu turere tugiye dutandukanye, hanyuma kugira ngo mu gihugu hose abakeneye ibitoki nk'ibi ngibi bizajya bihita bibageraho batiriwe nyine barirukanka bari kujya hariya mu karere ka Nyagatare. Ngayo nguko rero, reka nkusabire rero kunshigikira ukande kuri buta subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro nzajya nkora kuri iyi channel bizajya bihita bikugeraho mu ba mbere. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.